Hello, ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Nk'uko bisanzwe rero ni kuri RN Agape Official, tubagezaho ibiganiro bitandukanye bigendanye n'ubuzima ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'abana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi tugiye kuganira kuri topic Hello, ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse tutibagiwe n'abadiaspora bari hanze y'igihugu. Uyu munsi nk'uko bisanzwe ni kuri Agape Official, aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'umuryango, ibiganiro by'imyororokere, urubyiruko, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kurikira rero ikiganiro, ntuveho udakanze subscribe niba utarayikora, kora share, like and comment niba ukunze ikiganiro tukugezaho. Hagati impfu z'abana bavuka cyangwa se n'ababyeyi, ni ukuvuga ngo cyane cyane akenshi ibi ngibi biteza impfu hagati y'ababyeyi n'abana, ni uko umubyeyi akenshi iyo asamye hakiri kare, umwana akurikije ari mutoya, umugongo we uba utarakomera, nyababyeyi ye iba itarakomera kuba yakongera guhita isiporuta, kuba yakongera guhita abyara. Mbese kandi tuzi neza ko mu gihe umubyeyi ari kubyara akenshi akoresha umugongo rero mu gihe cyane cyane ababyeyi babyara neza batabazwa. Rero mu gihe umugongo utarakomera bishobora kubaho impamvu zatuma habaho impfu hagati y'umubyeyi cyangwa se umwana. Ku kijyanye n'inda zitateganije, birashoboka ko umubyeyi yakongera gusama wenda nk'umwana afite ataragira n'umwaka. Icyo gihe rero urumva ni ibintu atateganije, nimba yaravuze ati njyewe nasetinze ko cyangwa nashyizeho intego ko nzongera kubyara umwana mfite agize imyaka 2. Icyo gihe rero mu gihe ataragira iyo myaka 2, urumva nyine ni nka disturbance no mu mutwe aba ataritegura ko yakongera gusama. Ntabwo ari byiza rero. Ni byiza ni uko habaho uburyo bwo kuboneza urubyaro. Nk'uko bisanzwe ni kuri RN Agape Official, tuganira ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cyane cyane kireba ingo, abubatse ingo, abagore, abagabo muri rusange. Tugiye kuganira ku kiganiro gifite topic ivuga ngo kuboneza urubyaro. Ese kuboneza urubyaro ni iki? Ese ibyiza byo kuboneza urubyaro ni ibihe? Ibibi byo kuboneza urubyaro ni ibihe? Ndetse tuzarebera hamwe n'amoko atandukanye cyangwa se uburyo bwo kuboneza urubyaro umuntu ashobora gukoresha ugendeye ku kwezi kwawe k'umugore. Kuboneza urubyaro rero tubanze dusobanukirwe, ese kuboneza urubyaro ni iki? Kuboneza urubyaro ni uburyo bwa hagati y'abashakanye bahitamo uburyo ndetse bagendeye cyane cyane ku ntera bifuza kuzashyira hagati y'abana babo, ndetse bagendeye no ku mubare w'abana bashaka kuzabyara. Ibyo ngibyo gahunda yo kuboneza urubyaro ikaba yabafasha kubishyira ku murongo. Muri make ni uburyo bufasha abashakanye cyangwa se abubatse ingo guhitamo umubare w'abana bifuza kuzabyara ndetse n'intera igomba kuzaba iri hagati yabo. Ushobora kubona urugero, ushobora kuvuga ati njye ndifuza kubyara abana 3. Abo bana 3 nkifuza ko hagati yabo hazajya haba harimo imyaka 5 cyangwa se imyaka 2-3. Ni urugero. Icyo gihe rero kuboneza urubyaro ni cyo kintu cya mbere kizagufasha kumenya iyo ntera uzashyira hagati y'abo bana, ndetse bikarinda n'inda zitateganijwe. Iki kintu tucyumve neza, ntabwo inda zitateganije ziba mu bana b'urubyiruko gusa, ahubwo no mu bashakanye bishobora kubaho.
tuzi neza ko hari abantu benshi tujya twumva ngo basamiye ku kiriri. Icyo gihe biterwa n'igihe umubyeyi aba yakuriye umwana, bikaba byanatuma mu gihe ataboneje urubyaro cyangwa se yanakora imibonano agakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, icyo gihe bishobora gutuma habaho inda zitateganijwe. Ndetse kimwe mu bintu bishobora gufasha umubyeyi mu gihe ari kuboneza urubyaro, cyane cyane tureba no ku buzima bw'umugore n'umwana. Ese niba asamye inda uyu munsi akazabyara nyuma y'amezi 9, ese birashoboka ko nyuma y'amezi 2 byaba byiza ko yaba yongeye kwitegura kuba yakongera kubyara? Ese byaba byiza, ni byiza ko kuri uwo mwana yabyaye, urumva hagati y'abo bana babiri harimo intera y'amezi 2 cyangwa 3 n'urugero, ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza, kuko bishobora gutuma umubyeyi ashobora kubyara atarakomera, akajya yajya ahora agira ibibazo by'imigongo, kubabara mu nda bya hato na hato, ndetse akaba yagira n'ikibazo kuri nyababyeyi, ikaba yacika kubera ko yatwise hakiri kare atarongera gukomera ngo atore agatege, nyababyeyi ye yongere gukomera, ndetse n'umwana agiye gukurikiza ntabwo abona igihe cyo kwitabwaho gihagije ngo aba yaronse ya minsi yaritawe muri ya minsi 1000 y'umwana. Reka turebere hamwe ibyiza byo kuboneza urubyaro. Icyiza cya mbere ni uko birinda inda zitateguwe. Bijya bibaho hagati y'abashakanye, umuntu akaba yari afite gahunda y'uko azakurikiza umwana afite byibura afite nk'imyaka 2. Bijya bibaho rero, ntabwo ari igitangaza. Mu gihe rero atakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro, yarashyizeho uburyo bwo kuboneza urubyaro, birashoboka ko yatungurwa agashiduka yarasamye mu buryo atateganyaga. Icya kabiri ni uko rero byo kuboneza urubyaro ni uko bituma umubyeyi mbese ajya kubyara ari ibintu yateguye, ajya kubyara ayiteguye, avuga ati ngiye kubyara kandi niteguye konsa. Turabizi ko hari ababyeyi akenshi bagira ibibazo nyuma y'uko bamaze kubyara, ugasanga bagize ibibazo byo mu mutwe rimwe na rimwe, kwa ko atigeze yitegura mu mutwe kubyara, ugasanga biramuhungabanije, ntabwo kuba agiye kubyara byiteguye, ugasanga yanze no konsa umwana. Bijya bibaho cyane cyane mu bana bakiri batoya badafite ingo, b'abakobwa b'abatinejers bagize ikibazo cyo gutwita, bakoze imibonano idakingiye, ugasanga batwitse inda batateganije. Icyo gihe rero akenshi bamwe na bamwe ugasanga nk'umuhungu yaramwihakanye kuba yaramuteye inda, bikaba yamutera uburwayi bwo mu mutwe, ugasanga abyaye umwana ariko yanze kumwonsa, abyaye umwana ariko ntabwo mu mutwe yigeze yitegura ko agiye kubyara. Kuba abaye deforme, inda ibaye nini mu buryo atashakaga, ugasanga rimwe na rimwe arabyibushye mu buryo atashakaga, bishobora no kumutera n'uburwayi bwo mu mutwe. Ntabwo ari byiza rero kubyara inda zitateganijwe. Ndetse bituma umubyeyi agira imibereho myiza, akiyitaho, agatora agatege, akongera akamera neza, mbese umugongo ugakomera, akongera mbese akabanza akisuganya, akagira ubuzima bwiza, n'umwana akamwitaho gake gakeya. Burya iyo umuntu abyara buri kanya ntabwo abasha kwiyitaho neza nk'uko bikwiriye. Ndetse no gushyira intera hagati y'abana, kuboneza urubyaro bituma umuryango utera imbere, kubera ko ugira igihe cyo kubyara. Ndetse tuzi neza ko iyo umuntu atwite aba ameze nk'umurwayi. Hari abantu batwita inda zikabagwa nabi, hari abantu batwita nubwo ataba ameze nk'umurwayi, ariko hari ibyo aba atabasha gukora nk'uko yakabikoze adatwite. Rero kuboneza urubyaro bituma umuryango ugira imibereho myiza, kuko agira igihe cyo gutwita, akagira igihe cyo kubyara, akajya n'igihe cyo kuvuga ngo reka nite ku bo mfite, nite ku bana mfite, mbaho uburere, nite ku muryango, mushakire ibiwutunga, mfite imbaraga.
ariko iyo utwite ntabwo imbaraga uba ufite ziba zihagije nk'uko uyu. Ndetse mu minsi ishize duherutse kubyumva bashyiraho itegeko ry'uko abana bo mu myaka guhera ku myaka 16 bagiye kuzajya bemererwa kuboneza urubyaro. Yego birashoboka kuko akenshi tugenda tumenya situasiyo nyinshi zitandukanye z'abana b'abatinejazi cyangwa se urubyiruko rukiri rutoya ugasanga ngo yasamye. Akenshi rero iyo yakoresheje ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bituma inda zibaho zitateganijwe mu bana bakiri batoya b'abatinejazi cyangwa se b'urubyiruko zigabanuka. Icyo nacyo ni kimwe mu byiza byo kuboneza urubyaro. Ndetse no kuboneza urubyaro rimwe na rimwe bimwe mu buryo bumwe na bumwe butuma habaho kugabanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uti gute? Twabonye ko indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Twabonyemo ama-STI cyangwa se ziriya ndwara twita za mburugu, imitezi, uburagaza n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ndetse hakabamo hepatite, nubwo abantu benshi batayiha agaciro. Mu mibonano mpuzabitsina hashobora no kwanduriramo naho umwijima wo mu bwoko bwa B cyangwa se hepatite. Ndetse hakaba habaho no kwandura HIV cyangwa se agakoko gatera ubwandu, gatera sida. Rero uburyo bumwe bwo kuboneza urubyaro bushobora kurinda izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina umuntu atateganije mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Rero impamvu bishobora kurinda mu gihe akenshi na kenshi wakoresheje agakingirizo, nubwo tuzabona uburyo bwo kuboneza urubyaro bugiye butandukanye. Hari ubw'ibinini, uburyo bwo kunywa ibinini bya buri munsi, hariho uburyo bwo gushyira agapira mu mura, hari uburyo bwo gukoresha imisemburo, agashinge k'amezi 3, ni bwinshi butandukanye. Ndetse hariho n'uburyo bwo kubara ukoresheje kalendari ugendeye ku kwezi kwawe cyangwa se ukwezi k'umugore. Rero kondomu yonyine cyangwa se agakingirizo nibwo buryo bwonyine bushobora kukurinda kwandura izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikintu tucyumve neza, nubwo tuzi uburyo bugiye butandukanye bwo kuboneza urubyaro, ariko uburyo bwizewe 100% udashobora kwandura imibonano mpuzabitsina, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse udashobora no gusama 98% udashobora gusama, ni agakingirizo konyine. Kandi nako ni kamwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro, mu buryo dukoresha bwo kuboneza urubyaro. Hari ingaruka rero nyinshi mbi zigiye zitandukanye mu gihe wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro. Rero ni byinshi bitandukanye, gusa turi kuvuga mu ncamake, tuzagenda tubirambura tusobanukirwe neza ibyo ari byo. Niyo mpamvu iyo ugize ikibazo ujya muri komenti ukandika cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp ukampamagara nkagufasha gusobanukirwa neza ibyo utasobanukiwe. Rero bumwe mu buryo bwo kuboneza mu bintu bibi cyangwa se ingaruka mbi zo kuboneza urubyaro, icyambere ushobora kubona ntibizagutangaza mu gihe wabibonye, ni ukugira imihango ihindagurika. Ushobora kuba wari ufite itariki yawe uzi ngo wenda n'urugero njyewe buri tariki 11 ya buri kwezi igomba kujya mu mihango, ni urugero. Ariko wagira uburyo bwo kuboneza urubyaro ugasanga birahindaguritse, ntabwo ari igitangaza. Hari uburyo ushobora gukoresha bwo kuboneza urubyaro bigahagarara burundu, ukarenda usoza ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro utongeye kubona imihango. Hari n'uburyo bwo kuboneza urubyaro ushobora gukoresha ukajya ugira utuntu tw'udutonyi two dukunda kwita ngo ni spotting. Ukagira utuntu tw'udutonyi tuza mu ikariso yawe, tukaza ari duke cyane, ejo ntituze, ejo bundi ukabona twongeye twaje. Birashoboka
dukunda kwita ngo ni spotting. Ndetse biranashoboka ko ushobora kujya mu mihango ikaza ari myinshi cyane ugatungurwa, ukibaza impamvu, ukagira ngo wanakuyemo n'inda ukava cyane, ariko ntabwo ari uko ariko biba byagenze, ahubwo nyine ni ya mihindagurikire n'imisemburo iba yahindutse mu mubiri, kuko hari indi misemburo uba washyizemo irengeje iyari isanzwe mu mubiri wawe, bikaba byatuma akenshi bikunda kubaho, bikaba byatuma imihango ihindagurika mu buryo budasobanutse. Ushobora kugira impinduka ku mubiri wawe bitewe n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Hari uburyo dukoresha bwo kuboneza urubyaro, ugasanga umuntu yaragiye arabyibuha cyane mu byo atashakaga, hari ugenda noneho agata ibiro burundu bikagenda bigabanuka bikajya yoyoka, hari uboneza urubyaro ugasanga yacitse intege, hari uboneza urubyaro ugasanga ahorana umutwe udakira, ahorana umugongo udakira, ahora ameze nk'umuntu utwite ufite iseseme bitewe n'uburyo yakoresheje, agahora yumva amabere amurya. Ibyo byose mbese ni imihindagurikire ishobora kugaragara mu mubiri wawe, ahubwo mu gihe ubona bidasobanutse cyangwa se birengeje urugero, ni byiza kujya kwa muganga bakakurebera ikibazo cyaba gihari. Noneho icya gatatu, ikintu dukwiye kwitondera cyane ndetse tuzanakivugaho cyane nitugera kuri ubu buryo bwo kuboneza, abantu benshi bajya babyibazaho ntibasobanukirwe impamvu yabyo, ariko ubu buryo hari uburyo bw'agateganyo ushobora gukoresha bugatuma mbese ugatinda gusama. Birashoboka cyane 100%, ukabona mbese igihe wifuzaga gusamiraho si cyo usamiyeho. Ubwo buryo akenshi abantu benshi bakunda kubwibazaho ndetse bati njye sinzongera kuboneza urubyaro, gusa ntabwo ari uburyo bwiza cyane. Tuzabwigaho birambuye tumenye ibyiza byabyo ndetse n'ububi bwabyo. Ubu buryo ni uburyo bw'agashinge k'amezi 3 dukunze kwita ngo ni Depo-Provera, aho ushobora kuba wenda ni urugero wagakoresheje, mbese ubushakashatsi buduha urugero bw'uko mu gihe wakoresheje iyi Depo-Provera ugakoresha urushinge rumwe rugizwe n'amezi 3, birashoboka ko ushobora kuruhagarika wenda ushaka kongera gusama. Ubushakashatsi bugaragaza ko umubiri ushobora kongera kwitegura nyuma y'amezi 4 uretse kuboneza urubyaro. Iki kintu tubyumve neza. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu gihe wakoresheje Depo-Provera ushobora ukeneye ukayireka, ukeneye kongera gusama, tuvuge ni urushinge rumwe ukoresheje. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko, kandi tuzi ko urushinge rumwe rugizwe n'amezi 3, ubushakashatsi bukagaragaza ko urwo rushinge rumwe rushobora gushira mu mubiri w'umugore byibura nyuma hagati y'amezi 4 arekeye kuboneza urubyaro kugera ku mezi 6. Tubyumve neza. Ushobora gukoresha urushinge rumwe bitewe n'imisemburo yawe iri mu mubiri, bitewe wenda n'umubiri wongera gusubirana imitsi y'uburumbuke vuba, hagati y'amezi 4 n'amezi 6. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane cyane cyane. Rero mu gihe bikubayeho ntibizagutungure, mbese ntuzabibone nk'aho ari ibintu bitunguranye. Ibyo ni ibintu bishobora kubaho mu mihindagurikire yo gusama, bishobora kubaho mu mihindagurikire yawe yo kuboneza, mbese yo gusama mu gihe wifuza gusama. Ndetse iyi depo ushobora no kuyikoresha ugasanga dukoresheje nk'inshinge nk'eshatu, inshinge 3 ubwo ni amezi 9. Ubushakashatsi rero bukagaragaza ko byibura igihe gitoya ushobora kongera gusubirana imitsi yawe y'uburumbuke ni kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 18. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Tuzayigaho byinshi birambuye, tuzagenda tumenya byinshi bitandukanye mu buryo bwo kuboneza urubyaro, ndetse tubimenye byimbitse ku buryo n'ujya no gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro uba uzi neza ibintu ugiye gukoresha n'ingaruka uzagira. Ndetse ikintu cya 4 ari nacyo icya 4 ni uko ushobora
kubura umwete mu buryo bwo mu buriri cyangwa se mu gikorwa cy'abashakanye, wese gutera akabariro. Ni ukuvuga ngo umugore bitewe n'uburyo yakoresheje bwo kuboneza urubyaro ashobora kugira umwete mukeya cyangwa se ntiyumve ashaka gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Ni ibintu bisanzwe bitewe n'uburyo yakoresheje bwo kuboneza urubyaro. Gusa ibi bikunda biba ku bantu bakeya ndetse bamwe na bamwe bikabahangayikisha. Ni gakeya bikunze kubaho, ntabwo ari ibintu bikunze kubaho cyane. Ikintu cya gatanu ari nacyo tujya gusorezaho, ushobora gutuma umubiri wawe physical appearance cyangwa se uko umuntu agaragara mu maso, uruhu ugasanga rwarahindutse, ugasanga uragiye ugize ibintu by'ibishishi ku mubiri, uruhu rurahindaguritse ukarwara mbese ibiheri byinshi ku mubiri, bikagutera n'ikibazo cyane cyane ku bantu bakunze ndetse gukoresha uburyo bwo gukoresha ibinini, kubera amahormone aba yazamutse ari hejuru, imisemburo yazamutse ari myinshi cyane mu mubiri, ugasanga uruhu rwarahindutse. Hari n'uwo usanga yagize uruhu rwiza, ariko akenshi abantu benshi bakunda guhinduka uruhu, ugasanga uruhu rwagizana ibiheri ukagira ngo ndetse ni uburwayi kandi atari uburwayi. So rero byari byiza kubana namwe. Aha niho dusoreje ikiganiro. Twarebaga ese kuboneza urubyaro ni ibiki, ko dukunda kumva bavuga ngo kuboneza urubyaro cyangwa se family planning. Twareberaga hamwe ibyiza byo kuboneza urubyaro ndetse n'ingaruka mbi zo kuba umuntu yaraboneje urubyaro. Rero nishimiye kuba umuntu wewe twagumanye ukareba video mpaka igejeje ku musozo. Wakoze cyane. Rero nawe wirebye utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo uko dushyize ibiganiro ujye ubasha kubibona ndetse wungukiremo n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Ushaka kutwungura igitekerezo cyangwa utubaza ikibazo, jya muri comment utwandikire comment section, wandike ikibazo cyawe ubundi tuzakigusubize. Inyunganizi naho jya muri comment section uduhe inyunganizi zitandukanye. Hano rero ni kuri RN Agape Official. Niba utarakora subscribe nyabona waracikanwe. Kora subscribe, like, share and comment. Bese ukore ntubagirwe no gukora kuri notification. Uko twa-uploadinze, uko dushyize ikiganiro, ujye ubona ikiganiro cyacu cy'uwo munsi, ntucikanwe n'ibiganiro byo kuri RN Agape Official. Ibiganiro byacu rero nakagaruka.